Ibihe byiza cyane rwose kandi none amahoro y'Imana kuri wowe nshuti mukunzi ukomeje gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Mukakarangwa. Nk'uko mubibona kuri kamera zacu kandi zanyu rwose imbere kunyakira amashusho zanyu, twongeye kuba imbere yanyu kandi tubifuriza amahoro n'umugisha w'Imana rwose. Ni iby'igiciro gikomeye kuba warakoze subscribe, ukaba uri umuryango mugari w'abakunzi bacu, ariko kandi nawe utarayikora n'umwanya mwiza wo kugira ngo uyikore, utazagicika n'ibiganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Tuganira mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko kandi mu buhamya butandukanye ndetse n'ibindi byose, ariko kandi bitari kure y'ivugabutumwa. Nk'uko mubibona rero turi kumwe na Mukakarangwa nk'ibisanzwe, ngira ngo mumaze kumenyera. Twabanza tumusaba tugatangira tumusuhuza. Ni karibu, murakomeye? Turakomeye cyane, turashimira Imana. Yego. Uyu munsi rero mu ijambo by'umwihariko tugiye kuganiraho cyane, tugiye kwifuza cyangwa se tugiye kuganira n'abakunzi bacu, mbese koko ko tuvuga ngo ibintu birakomeye, ibintu byarahenze, isi ifite uburyo yahindutsemo, turagira ngo tuganire twibaza ese koko cyaba ari cyo gikiza cyo kugira ngo umukwe aze, itorero koko ririteguye? Ariko mbere ko dutangirira aho ngaho, turabanza dusenge. Nitumara gusenga nawe abasuhuze, namara kubasuhuza nyuma gato araturirimbira, hanyuma namara kuturirimbira adusomera ijambo tubone kwinjira mu kiganiro. Tudatinze rero nk'uko tubivuze ko bigiye kurikirana, ni karibu, banza utangire udusengera, hanyuma nyuma usuhuza abantu bawe unabasomera ijambo ry'Imana tubone gukomeza. Ni karibu. Turabashuhuje abadukurikiye, bakurikiye Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe. Amen. Amen. Turagushimiye Yesu, uri inshuti nziza, watugiriye neza, wemera kubambwa ku musaraba kugira ngo bashe kuronka itorero ryawe, byarindi uzamurika ridafite ikizinga, byarindi uzamurika imbere y'Imana Data, kandi ngo n'Imana Data izatwakira iririmba, kuko uzaba uri kuyereka umugeni uvanye mu isi. Ibyo wabikoreye urukundo, uritanga ku musaraba, nta muntu wari kubishobora, kuko n'inama yarateranye habura n'umwe, ariko warabikoze. Turagushimiye rero. Tugiye kuganira ijambo ryawe, ngwino ubane natwe, ngwino udufashe, ngwino utugirire neza, ufashe buri wese udukurikiye, kandi uzubane natwe muri byose. Twifuza kuzakubona ubwo uzaba ugarutse, twifuza kuzamura igitaramo cy'abera, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Ni karibu neza. Noneho rero kugira ngo uturirimbire, hanyuma akaririmbo watubikiye, hanyuma nyuma turakurikiza ijambo ry'Imana, ari nako turariganiraho. Ni karibu. N'umunezero mwinshi cyane, kuko nzabana n'Umwami wanjye, kandi uko bwije nuko bukeye, ngira amatsiko menshi yo kumureba. N'umunezero mwinshi cyane, kuko nzabana n'Umwami wanjye, kandi uko bwije nuko bukeye, ngira amatsiko menshi yo kumubona. Imana izatwakiririmba, Yesu ati dore umugeni nakoye. N'umunezero n'igitangaza, kuko nzabana nawe mu bwami bwawe. N'umunezero mwinshi cyane, kuko nzabana nawe mu bwami bwiwe. Amen. Amen. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ekuteri zari zakuremereye. Zari zanemereye. So reka tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu Byahishuwe, turasoma ibice 22, tusome kuri uyu murongo wa 17. Haranditse ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze
ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Amen. Amen. Ku murongo wa 16 hejuru akavuga ngo njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw'amatorero, ni njye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, kandi ni njye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka, Yesu ari kuvuga ngo umugeni ngo naze. Haleluya. Aravuga ngo umugeni naze. Mbese ko Yesu ari gutegura kujyana umugeni, uriteguye? Mbese Yesu ko ari kwitegura kujyana umugeni, nanjye nditeguye. Mbese ko ari kwitegura guhamagara buri wese, uri maso, ubere maso ubugingo bwawe. Iri jambo niryo nari mbahaye, ariko muri ibyo twatangiye avuga ngo we afite umunezero mwinshi cyane kuko agiye kubana n'umwami we mu bwami. Aravuga ngo Imana Data izatwakira nayiririmba. Yesu nawe ngo azavuga ngo dore umugeni nakoye. Bizaba ari igitangaza cyane, kandi ngo ikizaba gitangaje cyane ni uko tuzamwirebera uko azaba ameze. Haleluya. Petero baramubwiye, haleluya, ngo kuri we niwe bazubakaho urutare, biramunezeza. Petero anezezwa nuko kuri we ariho bashyize itorero. We ntunejejwe nuko uzabana n'umwami wawe? Biranejeje. Amen. Amen. Ariko ngira ngo ku ijambo usomye ririmo rivuga ku kwitegura k'umugeni, kuko umukwe ari we Yesu Kristo ari guteganya ko itorero rigomba kuba ryiteguye. Nahera nkabaza nti mbese umugeni nyawe witeguye ni ibihe bisabwa agomba kuba yujuje ku buryo agomba kuba koko yiteguye neza, ku buryo umukwe azahagera agasanga yiteguye? Ibimuranga bya mbere no gukiranuka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abamesa ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Amen. Kandi ngo umuntu yatashye azaherekezwa imirimo, gukiranuka, kwizera, no kugerageza kwera imbuto zikwiriye abihannye, no kurwana n'icyaha. Siko tudakora ibyaha ariko tukarwana no kukivamo, dukomeze kubera iyo ngiyo, tugakomeza kuba hafi y'Imana, twihana tukagerageza gukiranuka no gusaba imbabazi. Ariko ibyo noneho byagendana wenda nuko mbona imibereho yacu imeze muri ibi bihe. Rimwe na rimwe witegereje ushobora gusanga nko mu bakristo akenshi hari igihe uzasanga abakristo bafitanye ibibazo, umukristo afitanye n'undi kibazo ntibumvikana mu by'ukuri. Ugasanga kandi twese tuvuga ko turi kwitegura urugendo rujya mu ijuru, ari we mugeni n'ubundi ijambo ry'Imana ryatubwiye mu byahishuwe mwadusomeye ku gice cya 22. Rero ndagira ngo wenda dusa naho tugana ku musozo, mbaze nti noneho se wa muntu wamaze kwibonaho koko yiyejeje, wa muntu wamaze kwibona koko atunganye, noneho naye amategeko meza aruta ayandi yo gukomeza, amategeko meza aruta ayandi yo gukomeza noneho nayahe muri uru rugendo? Gukundana. Harimo urukundo rubasha kugenda rwihanganana na bya bindi. Gukundana, kubabarira, mbese bigiye bitandukanye ariko byose bikubiye mu rukundo, kuko byose bizarangira ariko urukundo nirwo ruzasigara mu murimo wo kuririmba. So niyo mpamvu n'abantu baba baririmbana baba bakwiye guhuza, cyane ko na Yesu yavuze ngo itegeko mbasigera urutane ni ugukundana. So iyo ufite urukundo bigenda byose biziraho, nicyo narishatse kuvuga. Yego, muri make uti ufite urukundo byose bishingiyeho, kandi ubishimangira uti Yesu yavuze ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ngira ngo turimo tugana ku musozo noneho rero twakwifuza inama yanyu. Ese koko mu by'ukuri noneho turengeje wenda ku byo Bibiliya ivuga, cyane ko n'amategeko yagiye avugururwa kandi n'abantu, hari amategeko Imana yatanze ariko hari n'andi y'abantu bashyizeho kandi yose Imana ikadusaba ko tugomba kuyubahiriza. Noneho tugendeye wenda ku by'ijambo twumvise cyangwa byavuzwe, ese noneho mwebwe mukurikije experience mufite by'umwihariko mu buzima tubamo bwa buri munsi, mu buzima bw'itorero, mu buzima bwo gukiranuka, ese nihe nama noneho mwagira twebwe tubakurikiye by'umwihariko? Ubwo navuga abigishwa, navuga abigishwa, inama mwatugira ni ihe? Se twakora iki cyane, twakurikiza iki tugendeye ku buzima busanzwe twumva ko tugomba gukundana? Hanyuma nyuma yaho, nyuma y'inama, ndumva mwadusengera noneho tugasoza. Reka dusenge. Rwose azamura icyifuzo afite bitewe n'umwanya arimo,
Imana irabana nawe. reka bigendane n'inama hanyuma dusoze. Inama rero nabaha nanjye nyiha ni uko twakomeza kugira urukundo tukitegura kugira ngo ubwo wese azavuga ngo ngwino wa mugeni we natwe tuzaboneke. Abapfuye bafite ibyiringiro byo kuzuka, natwe abazima tugumane ibyiringiro by'uko tuzamubona. Turagushimye Yesu, uri inshuti nziza, watugiriye neza, uradutegurira, natwe turagushimiye. Dusabye ko umuntu wese udukurikiye wamushoboza, ukamuha urukundo kandi ukazanamushoboza kukubona mu bwami bwawe. Gaho twifuza kuzatumurikira Imana Data, twifuza kuzabona Imana iririmba, twifuza Adonayi kuzabona mu gihugu cyo mu ijuru, twifuza Idofagro kuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Twemerera umuntu wese unejejwe n'iri jambo umushoboze, kandi n'ufite icyifuzo umusubize. Turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye kuri byose, mu izina rya Yesu wabambwira umwe gusa. Amen.